abakurikiye Akanigi TV muraho neza, reka nongere mbahe ikaze nanjye ku Kanigi TV. Njye mukurikiye rero nitwa Alphonse Nshimiyimana, izina ry'ubutore niswe n'abahanga abantoje mu itorero ni Rudahinyuka mu mihigo. Nkaba rero ntangiye kuri uyu munsi ku Kanigi TV mu rwego rwo kugira ngo mbabwire icyatumye urubuga Akanigi TV nk'uko ndimo mbisubiramo rushingwa cyangwa se rubaho. Ntagiye kure ndagira mbabwire ko Akanigi TV kaje mu rwego rwo gusigasira umuco nyarwanda, umuco waranze abanyarwanda, umuco uranga ugaragaza imibereho y'abanyarwanda, umuco utuma turi abo turi, umuco dutandukanya n'abandi bantu bari ku isi. Nkabagira ngo mbabwire rero ko urubuga ruzajya rucaho amasomo atandukanye agendanye n'umuco, amasomo y'abana, amasomo y'abantu bakuru n'ibindi. Nkabagira ngo mbabwire cyangwa se mbashishikarize gukurikira cyane ibintu bitandukanye birimo ayo masomo bizajya bicishwa kuri urubuga Akanigi TV. Nanabashishikariza kugira ngo abantu aho muri hose, abanyarwanda aho muri hose, mugerageze gusakaza musharinga na bagenzi banyu aho bari ku isi yose bamenye urubuga kugira ngo tubafashe. Biragaragara ko isi muri iki gihe yugarijwe no gukurikira iby'ahandi, abantu benshi bagatakaza ibibaranga, bagatakaza umuco wabo. Kandi mwibuka ko wa mugani umunyarwanda yagize ati uwambaye ikirezi ntamenya ko kera, mu rwego kuvuga ko umuco w'ahantu uba ari mwiza, ko niwo utumye muri abo muri bo ukabasha kubatandukanya n'abo bantu bari hirya. Undi munyarwanda none arongera aravuga ati agahugu kabuze umuco karacika. Bivuga ngo aho waba uri hose ku isi, niyo waba uri mu kihe gihugu udafite ikikuranga nk'umunyarwanda, ntabwo rwose uba uri icyo ntazi, ubu ntuba uri umuntu uri utariho. Undi nawe yaravuze ngo ntawakwiruka ngo asiga umuco. Aho uri hose rero, niba nta kintu uzi kujyana n'umuco, niba udafite icyagutandukanya n'undi muntu, umenye ko ntabwo ukwiriye kwiruka ngo usige umuco, kuko uwo muco ntabwo wabwira umuntu ngo njye n'uyu gutyo gusa. Ariko reka ngaruke mbabwire ko ikigamijwe ari ukugira ngo buri wese aho ari agire icyo yibikaho: indangagaciro, imibereho, ubuzima, imiziririzo, ibyo tudakwiriye kugira n'ibikwiriye kuturanga, kugira ngo umuntu wese atumenye ko turi abanyarwanda. Ubwo rero tubifurije ikaze kuri urubuga Akanigi TV. Nongere mbabwire ngo mugerageze, buri wese ufite inshuti, abavandimwe bari mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye ku isi, musakaze uru rubuga Akanigi TV kuri izo nshuti zose, kugira ngo abanyarwanda ndetse n'abandi bose aya masomo tugiye kujya tubaha azatangwa n'abarimu babisobanukiwe b'inzobere, bakoze ubushakashatsi, babyigiye, babitojwe. Aya masomo bose bazabashe kuyakurikira maze agire akamaro Rwanda iganje ku isi yose. Murakoze, mugire amahoro, mugire umuco. Mwari muri kumva Alphonse Nshimiyimana alias Rudahinyuka.